Turabasuhuje inshuti bakunzi bacu, ubuntu n'imbabazi bibonerwa muri Yesu Kristo bikomeze kubana namwe. Uyu munsi nanone tugiriye ubuntu bwo kubana namwe mu isengesho ryacu, tubahaye ikaze. Ariko kandi turacyakomeza kubinginga kugira ngo mukore subscribe, murusheho kujya mubona inyigisho zacu n'amasengesho yacu bya buri munsi. Uyu munsi rero nkuzaniye inkuru nziza ushobora kuba wari utegereje kuzumva igihe cya kera utazi nawe, inkuru nziza ushobora kuba wari umaze imyaka myinshi urwana no kuyumva, rimwe na rimwe ukizera ko ariyo, ubundi ugahakana ko atariyo, mbese nje kugukura mu gihirahiro. Utege amatwi ukurikire ikiganiro cyose kugira ngo umenye neza icyo inkuru nziza nakuzaniye, kuko biragufasha kubaho, biragufasha gukomera, biragufasha guhindurirwa imibereho. Iyo nkuru nziza rero nkuzaniye turayisoma mu ijambo ry'Imana, kuko nk'uko tubizi ijambo ry'Imana ni umucyo, ijambo ry'Imana ni ubuzima, kandi ijambo ry'Imana ni imbaraga. Ni ryo rituma turiho, ni naryo rikuraho ibintu byose, kandi ni ryo rishyiraho ibintu byose. Turasoma rero mu ibaruwa Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto, urwandiko rwa kabiri nyine, Abakorinto ba kabiri, ibice 5 ku murongo wa 21. Aravuze ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Aho ndashaka kugira ngo uyu munsi tuvuge ku ijambo bita gukiranuka. Buriya nta muntu n'umwe uzajya mu ijuru atari umukiranutsi, kandi Bibiliya itubwiye neza ko turi abakiranutsi kuko twizeye Yesu Kristo, ndetse ntabwo turi abakiranutsi boroheje cyangwa se batoya, ahubwo dufite gukiranuka kw'Imana nk'uko ijambo ribitubwiye. Rimwe na rimwe cyangwa se igihe kinini ku bakristo benshi barwana cyane no kugira ngo ikintu bita ubukiranutsi bakagishakira mu mwanya wo kwiyeza, ariko hariya nticyahabonekera. Bibiliya itubwiye ko gusa tubikura muri uriya Yesu Kristo utarigeze kumenya icyaha, kuko Yesaya ibice byaho 64 ku murongo wa 5 hatubwira ko n'ibyo twakiranutse byose mu maso y'Imana bigaragara nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Na biriya byose utekereza ko wakoze neza, na biriya byose wibwira ko wakiranutsemo, Imana ibibona nk'ibituzuye. Aricyo cyatumye nyine itanga Yesu Kristo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kwayo biturutse ku kwizera. Kenshi uzumva abantu bavuga ko bakiriye agakiza, ariko mu by'ukuri wareba imivugire ye n'imikorere ye ugasanga ntabwo yakiriye agakiza, ahubwo ukabona aracyashakisha agakiza. Ariko dufite ijambo risobanura agakiza icyo ari cyo. Muri Luka igice cyaho cya mbere, umurongo wa 76 n'uwa 77, hatubwira ngo kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze, no kumenyesha abantu iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha. Agakiza ni ukubabarirwa ibyaha, nicyo gisobanuro cyako. Iyo rero umuntu ari kuvuga ko yakiriye agakiza,
mu bundi buryo aba yarakiriye imbabazi z'ibyaha, ntabwo aba akibarwaho ibyaha. Ariko abantu benshi bavuga ko bakiriye agakiza kandi bagishakisha uburyo ki ngo bakwezwaho ibyaha. Mu bundi buryo ntibizera ko amaraso ya Yesu Kristo ahagije ngo abezeho ibyaha. Ahubwo abantu benshi bazi yuko agakiza bakabona iyo bamaze kwatura ibyaha. Ariko ntabwo ari byo. Agakiza kabonekeye muri Yesu Kristo, utarigeze kumenya icyaha. Ari we waduhesheje kuba abakiranutsi ndetse gukiranuka kw'Imana. Apana gukiranuka kw'abantu. Gukiranuka kw'abantu ko kuvuga kwitwararikana umuntu ntakoze. Ariko gukiranuka kw'Imana ko kuvuga kwizera Yesu Kristo wakoze igikorwa nka we wenyine. Hanyuma natwe tugahabwa icyo gukiranuka tubikomoye kuri we. Nk'uko Adamu yari yarakoze icyaha wenyine, natwe tukagihabwaho kubwo gukomoka hamwe. Inkuru nziza rero nakuzaniye ni ukukubwira yuko uri umukiranutsi, kuko wizeye Yesu Kristo, bidaturutse ku mirimo myiza yawe, bidaturutse ku kuba udakora ibyaha. Kudakora ibyaha ni byiza, ariko si byo bihesha umuntu gukiranuka. Igihesha umuntu gukiranuka ni ukwizera Yesu Kristo gusa nk'umwami n'umukiza. Buri gihe cyose niba wajya kuvuga ko wakiriye agakiza, ubanza ubimenye neza ko ubwo biba bisobanuye ko wakiriye imbabazi. Niba rero ugihora usaba imbabazi z'ibyaha, bisobanuye ko utakiriye agakiza, ahubwo wowe uracyarwana no kwibukiza. Kuko agakiza tubonye mu ijambo ry'Imana ko bisobanuye kubabarirwa ibyaha. Uyu munsi rero niba ubisobanukiwe neza, wakiriye iyo nkuru nziza y'uko uri umukiranutsi, kuko wababariwe ibyaha, kuko wizeye Yesu Kristo, kuko wizeye ushoboye, kuko wizeye umukiranutsi waguhesheje gukiranuka kw'Imana. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana kandi mu Petero wa mbere ibice byaho 24, ibice 2 umurongo wa 24, haravuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka. Ijambo ry'Imana. Bibiliya iratwereka ko ubwe Yesu Kristo yikoreye ibyaha byacu byose abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha. Bisobanuye ngo ibyaha ntibikiriho kuri twe niba twaramwizeye, ngo ahubwo duhere ko tubeho ku gukiranuka. Uyu munsi turiho ku gukiranuka, ntituriho ku byaha. Ntago iyo turi muri Kristo Yesu tubonekwaho ibyaha, tuboneka nk'abere kubw'amaraso ya Yesu Kristo yatwejejeho ibyaha biturutse ku kwizera. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Niba rero wahoranaga kwiciraho iteka, niba wahoranaga gutekereza ko Imana ikurakariye, ntabwo ikurakariye, ahubwo irashaka ko ubana nayo nk'umwana n'umubyeyi, hanyuma ikagufasha kubaho ubuzima butandukanye n'ubwo wari uriho. Ukemerera Mwuka Wera gukorera muri wowe, ukavugana nawe, akakubera umuyobozi, akakugira inama muri byinshi bikuyobeye, kandi akagufasha mu rugendo rwawe rugana mu ijuru. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ntuze kongera gukomeza kubaho mu kigare cy'abantu cyazanywe n'idini. Idini ryahagazwemo na Satani kugira ngo riyobye abantu, ribabwiriza yuko umuntu kugira ngo akire ibyaha ari uko gusa abyatura, ngo ubwo aba akize ibyaha. Ntabwo ariko bimeze. Umuntu akira ibyaha kuko yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Kandi iyo umwakiriye nk'umwami n'umukiza, otomatikema aba agukijije ibyaha.
ntibisaba imbaraga zawe, ntibisaba kwera kwawe, kuko kwera kwawe ntigushoboka imbere y'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka uyu munsi dusenge dushima Imana kubw'imirimo yakoze ku buzima bwacu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye. Ndagushimira kubw'inkuru nziza, inkuru idasanzwe, inkuru iteye kunezerwa, inkuru itubwira ko wadukijije ndetse ukaduha kwera nk'ukwawe. Bisobanuye ngo ntacyo wisigiye utaduhayeho, uhabwe icyubahiro. Ntitugifite umutima uducira urubanza aka kanya, kubw'uko tumenya inkuru nziza y'uko wadukunze ndetse ukaduha ubwiza nk'ubwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uhereye none rero turimbuye umwuka wose wari muri twebwe, uhora utwereka ko turi abanyabyaha, uhora utubwira ko tuzarimbuka, uhora utubwira ko uturakariye, kandi nyamara mu ijambo ryawe bigaragara neza ko wowe wakoze byose kugira ngo utwishyire. Izina ryawe nirishimwe. Uyu munsi unyemerere wumve ishimwe ryanjye riturutse mu mutima wanjye, kuko menye neza rwose ko ntazarimbuka. Najyaga ndirimba indirimbo imbwira ko iyo umbonyeho amaraso utanciraho iteka, ariko sinisobanukirwe. Ariko noneho ndahishuriwe, uhabwe icyubahiro. Ngushimiye rero byimazeyo urukundo rwawe, ngushimiye ko uri Imana yakoze byose kugira ngo mbeho, nguhaye icyubahiro none n'iteka ryose, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.